Nshuti mudukurikiranye kuri Deep Hill TV twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu byo ku wa gatatu tariki 21 z'ukwezi kwa kane 2021 tunabaha ikaze mu biganiro byacu by'uyu munsi tunabashimira ko mukomeje kudukurikirana ariko namushishikariza n'inshuti zanyu munasharinga ibiganiro byacu by'ingirakamaro. Aka kanya rero tuje tubagezaho ikindi kiganiro, ni ikiganiro gikomeza igice cya kabiri cy'umumama Esther atugezaho ku buntu bw'Imana bwamukijije. Aratugezaho ikiganiro cyiza kijyanye n'isanamutima kandi buri muntu wese ararikiwe kugikurikirana kuko muri buvanemo byinshi bibubaka. Tutamutindiye rero reka tumuhe akanya atugezeho ikiganiro yaduteguriye kandi ubuntu bw'Imana bukomeze kubana namwe mwese. Haleluya. Mwaramukanya amahoro y'Imana. Yesu nashimwe. Ni inshuti yanyu Esther wongeye kugaruka kuri Deep Hill TV kugira ngo tuganire ubutumwa bw'Imana bwiza, tuvuge ku mbaraga z'Imana no gukomera kw'Imana, kuko abiki gihe dukeneye ijambo ry'Imana, niko ijambo ry'Imana ritubwira muri Bibiliya. Ijambo tugiye kuganira rero ni ijambo riri muri Yohana 15 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 7. Ushobora kuba usanzwe uryumva ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 15 kuva ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 7. Iri jambo ushobora kuba usanzwe uryumva ariko twongere turisubiremo turyuze cyane, turyumve cyane, kuko ni ijambo ryiza, ni ijambo ririmo amavuta, ni ijambo ririmo imbaraga, ni ijambo ritwereka Kristo uwo ari we dusenga, n'uwo twinginga uwo ari we, n'uwo data yadutumyeho uwo ari we. Haleluya. Imana rero amahoro iduhana umugisha. Reka tubaze dusenga Imana. Data wa twese ugira neza, Imana yaremye isi karema isanzure, Imana idukunda kandi twitayeho, se wa Yesu Kristo watubambiye ku musaraba, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Nongeye gushimira ineza yawe, nongeye gushimira urukundo rwawe, nongeye gushimira imbabazi tugira uko bwije nuko bukeye. Waturinze turabyuka biremera, turakora biremera, turakanguka biremera. Uhabwa icyubahiro nyaguhora ku ngoma, turi bazima. Turagushimye kuko ijambo ryawe Mwami Imana muri Zaburi 156 harambwira ngo ibihumeka byose nimushime izina ry'Uwiteka, mutibagiwe na kimwe mu byiza Imana yabakoreye. Urakoze rero kuko ntabwo twakwibagirwa ibyiza dukora. Waraturemye, turema mu ishusho yawe, uradukunda, udushyira hano ku isi, uduha byose. Haleluya. Ndetse bigera nabwo witanga uduha umwana wawe ukunda cyane Yesu Kristo, arava turavuka, arabambwa turabamburwa. Niyo mpamvu uyu munsi turi mu rugo rwa data. Ubihererwa icyubahiro. Uri Imana y'amahoro, uri Imana ishobora byose, witwa ndiho kandi uzahoraho iteka. Uri El Shaddai, uri Alpha ndetse ukaba na Omega, uri itangiriro ukaba n'iherezo. Haleluya. Uri yawe, amina, witwa ndiho, uri rangiza rwa byose. Amina, uri Imana nziza. Urakoze urakarama rero kubw'iki gitondo. Ndagushimiye ku bwa Deep Hill Mwami Imana TV washyizeho kugira ngo duhurireho, tuganire imbaraga zawe, tuganire ubugari bwawe, tuvuge gukomera kwawe. Warakoze umugaragu wa muha imbaraga, umwagure Deep Hill yezamure mu izina rya Yesu Kristo. Ababyeyi, abapapa, abamama, inkumi, buri wese abonereho imbaraga zawe, abonereho gukomera kwawe. Abarwayi bakire, bihinduke mu izina rya Yesu Kristo. Abakizwa babe benshi. Ndazamura ibendera ry'ubutsinzi mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo ibendera ryawe ryamamare nyaguhora ku ngoma. Uri Imana y'amahoro, uri Imana igira neza. Ni wamamare Kristo, ni wamamare ku isi yose, ni umenyekane kuko urera kandi urakiranuka. Uwakumenye ntajya abura uko abigenza. Urakoze urakarama rero. Icyo twangije gukora ku mwanzi kose, abadayimoni bo guhora batsindwa, batubaza gutera imbere no gukomeza mu ijambo ryawe, abo bose babure mu izina rya Yesu Kristo. Uboneke kandi uganze, utegeke Mwami Imana, kuko uri Imana y'amahoro. Urakoze urakarama rero. Igitondo nk'iki ndagushimiye kubw'ijambo ryawe uduhaye, utugaburiye Mwami Imana, rigiye guca mu gutwi ngo ringuke mukundi, ahubwo ryubaka ubugingo kandi rizatubere Mwami Imana, amina, urwego rutugeze iwawe mu ijuru. Tukiri mu isi nyaguhora ku ngoma, ridutungishe, amina, kuko nyaguhora ku ngoma ijambo ryawe niryo ryaremye byose. Niyo mpamvu tukwikomejeho, niyo mpamvu amina papa, urera kandi urakiranuka. Urakoze urakarama rero. Twe turatuje, wowe ntutuze. Ukomeze utubere Imana muri byose. Mbyambaje mbyizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo.
Kristo. Amina, amina, amina. Bavandimwe inshuti zanjye, abari mu Rwanda, abari muri Canada, abari muri Amerika, abari muri Aziya, abari i Burayi, igitondo nk'iki ngiki nagiye gushimira Uwiteka watuturemeye ngo twishime ndetse twongere tuganire ku ijambo rye. Amina. Ijambo rye rirakenewe cyane, dukeneye ijambo, dukeneye kumenya icyo Uwiteka twifuzaho, dukeneye kumenya amina icyo Uwiteka twifuza, uko tugenda, uko twitwara. Erega bavandimwe, iminsi irimo iragenda kandi ibimenyetso byo kuza k'umwana w'umuntu kurimo kuragaragara. Mureke duce bugufi, twubahe Imana, twubahishe Imana. Haleluya. Umunsi igitabo cy'ubugingo kizaramburwa, tuzumva amazina yacu. Amina. Haleluya. Bizanezeza, 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 mbonetsemo bizanezeza, ubonetsemo bizanezeza. Haleluya. Buri wese data nyiri igihugu cyo mu ijuru, uwo Yesu yabambiwe, wemera Kristo nk'umwami n'umucunguzi, ndetse n'utaramumenya kwa mwami Imana nakwinginga akakumenya, akamenya imbaraga zawe no gukomera kwawe, maze igihe nikigera, amina, tuzazamurwe turirimba indirimbo z'abera ndetse n'abatsinze iyi si. Urakoze rero. Iri jambo tugiye rero kumva riri muri Yohana 15, uko ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana 15 uhereye ku murongo wa mbere, paje yaho ni 111. Dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu acira abigishwa umugani w'umuzabibu n'amashami yawo. Ndi umuzabibu w'ukuri kandi data ni nyirawo uwuhingira. Ishami ryose ryo muri jye ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. None mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye, mugume muri jye nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabasha nimutaguma muri jye. Ni jye muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri jye nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Umuntu utaguma muri jye ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze bakayaterateranya bakayajugunya mu muriro agashya. Nimuguma muri jye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, munsabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Amina. Yesu naduhana umugisha. Amina, amina. Haleluya. Uri Imana nziza data, ntacyo utatubwiye, kuko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ni jye muzabibu w'ukuri. Uwo ni Kristo utubwira. Amina. Ngo niwe muzabibu w'ukuri kandi data wo mu ijuru niwe uwubagarira. Bivuga ngo Kristo niwe giti cy'umuzabibu. Amina. Niwe dushamitseho, twebwe turi amashami. Amina. Tubyumve neza cyane bavandimwe. Kristo niwe muzabibu. Amina. Niwe giti cy'inganzamarumbo, niwe muzabibu, twebwe turi amashami. Kandi data wo mu ijuru niwe ubagarira icyo giti cy'umuzabibu, niwe ukibagarira, niwe ucyuhira. Haleluya. Amina, amina. Niwe ucyuhira, twebwe turi amashami. Ese nshuti yanjye uri shami muri Kristo? Ese nshuti yanjye ntabwo uri rya shami rizacibwa rikajugunywa mu muriro? Birababaje cyane kuba aramenye Kristo. Birababaje cyane kuba twarabwiwe ubutumwa bwiza. Birababaje cyane kuba aramenye imbaraga z'Imana, ukaba uzaba muri rya shami rizajugunywa. Yesu we, birababaje cyane kuba utari muri Kristo ngo nawe muri wowe maze umusabe icyo wifuza cyose ugihabwe. Ni iki data ataduhaye? Yaduhaye umwana wakunda cyane, araza maze abigiti, aba umuzabibu, natwe tuba amashami. Haleluya. Ibyo bintu iyo mbyibutse cyane binyibutsa ijambo riri mu Baheburayo 11 ku murongo waho wa 8, ngo uweza n'abezwa ngo baturutse kuri imwe. Haleluya. Nimwumve iryo jambo ariko, ngo uweza n'abezwa baturutse kuri imwe. Iryo jambo tuzarivugaho ariko nkacishijemo gato cyane kugira ngo mwumve ko turi umwe na Kristo, kugira amina Baba mutakatifu, kugira ngo mwumve ko twacunguwe, kugira ngo mwumve yuko turi abana mu rugo, kugira ngo mwumve yuko twishushanyije muri Kristo Yesu wazutse. Haleluya. Imana y'amahoro nibampera umugisha nshuti zanjye. Bantu mwumvira ijambo
ndabinginze nimwibuke cyane ko Kristo ari umuzabibu natwe tukaba amashami. Haleluya. Ariko aratubwiye ngo data wo mu ijuru niwe umubagarira, natwe ngo kandi iyo tutarimo neza ngo twanganyaho nyine iryo shami rivaho kandi rikavaho ryumye. Nyemerera data, nyemerera umuntu wumvira ijambo, niba hari aho ugana, niba hari ibyo ushaka kuvamo, bigumemo cyane, utazaba rya shami. Haleluya. Jya ubabwira ibi byose. Nahuye n'intambara zikomeye cyane, nzabaganirira, nzabaha ubuhamya, ariko ndanezerewe cyane yuko uyu munsi ndi kuvuga imbaraga z'Imana, ndi kuvuga gukomera kw'Imana, ndi kuvuga data wa twese uri mu ijuru, ndi kuvuga Yesu Kristo watubambiwe ku musaraba, akaba ari we shami arabitwibwiriye muri Yohana 15 ngo niwe muzabibu kandi data wo mu ijuru niwe uwubagarira. Ngo ishami ryose ritari muri we kandi ritera imbuto ngo data wo mu ijuru aryanganyaho. Yego, aryanganyaho amahagi. Yego, aryanganyaho nyine. None se siko bimeze? Niko bimeze. Iyo wanze nyine arakurekura. Usibye ko atajya kurekura. Yesu n'umwami ntajya turekura. Aradukunda agaruka, aradukunda wijya kure, aradukunda atwitayeho aho wajya hose. Niyo wahindukira ukavuga uti data ndagarutse, atega ibiganza akakwakira. N'umwami agira neza. N'ubusambanyi se bukubujije kumwegera, n'ukwiba se bikubujije kumwegera. Niye data wa twese we. Yesu n'umwami ngo nta cyaha na kimwe kitababarirwa usibye gutuka Mwuka Wera, kandi n'ubu utaratuka Mwuka Wera. Mwegera kugirire neza, mwegera gutabare, mwegera kugirire neza, mwegera kubagarire, mwegera gukuraho amahage, mwegera kugenderere, mwegera gukunde. Nurangiza ube muri we nawe abe muri wowe, maze umusabe icyo ushaka cyose uzagihabwa. Haleluya. Ibyose biri kwa data, amafaranga ari kwa data, ubukire buramba buri kwa data, niko ijambo rye rimbwira. Abantu benshi turateshwa umwanya no gushaka amafaranga, turateshwa umwanya no gushaka kwikunda, turateshwa umwanya no gushaka gusa n'abandi. Kandi n'ukuri ndababwiza ukuri, mu ijuru hari byose. Hari amamodoka meza, hari amazu meza, hari abagore beza, hari imyambaro myiza, hari amafaranga. N'ukuri n'umukorere, nidutambuke dukorera Uwiteka kuko afite byose, nta na kimwe adafite. Aratubwira ngo nituguma muri we, ijambo rye rikaguma muri twe, ngo tumusabe icyo dushaka tuzagihabwa. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ndabakunda nshuti zanjye, ndabakunda abavandimwe banjye, ndabakunda cyane, ndabakunda abanyarwanda, ndabakunda abanyakanada, ndabakunda abanyamerika, ndabakunda abanyaburayi, ndabakunda abanyaziya, ndabakunda. Yesu we uri mwiza. Ndabakunda muri Afrika, ndabakunda. Mureke dukorera umwami Imana. Yesu aragarutse kandi araje byihuse. Mureke ducunguze uburyo umwete, tumukorere bigishoboka, kuko nyaguhora ku ngoma. Isaha irageze ngo aze gutwara itorero. Yesu uriteguye ko wagenda, uriteguye ko uyu munsi agushatse waboneka, uriteguye muvandimwe. Ibuka iryo shami maze kuko data aryanganyaho amahage, kuko data ribagarira. Wemere ube muri we nawe abe muri wowe, kugira ngo nyaguhora ku ngoma, kugira ngo umuvandimwe ibyawe bigende neza, ubone ubugingo buhoraho, kandi tukiri mu isi tubeho amahoro. Hari umushumba wigeze kuvuga ijambo rikomeye cyane, ndamukunda, Antoine Rutayisire, Imana imuhe umugisha. Yigeze kuvuga ngo igeze kujya i Burayi, baramubwira batese wa mugabo kuvuga Imana ukavuga imbaraga z'Imana, uramutse upfuye ntuyibone. Ngo nuko arababwira ati ariko mu isi naba narabayeho neza. Haleluya. Kandi Imana irahari, turabizi ko hari Imana dukorera irahari. Mureke tuzabona Imana, kandi tukiri mu isi tuzabeho neza. Amina. Tuzabeho neza, tubane n'abantu amahoro, tugira urukundo rutaryarya. Amina. Imana y'amahoro ibishimire. Ndabakunda cyane. Ya Esther mwaganiraga. Data wa twese uri mu ijuru, ijambo ryawe riherekeze, uteremwe imbaraga, buri wese uryumva abashe kuryuza. Nabari gihabwa izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ndavuze wowe ukore, izina ryawe rishyirwe hejuru ibihe byose. Cyubahiro nikuze bikomeze bya biteka ryose. Byambaje mbyizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ndabakunda cyane. Shalom.